nziza umunezero nyuma bari kunyumva muri kunyumva ndatekereza muri kunyumva kubera iyi ndangururamajwi turi gukoresha ndagaze imbere yanyu nitwa Solange tugiye gufatanya muri aka kanya kuko kumva ijambo ry'Imana. Imana yashimiye ko dusangira ijambo ryayo muri aka kanya. Iyo Mana iradukunda cyane kuri so gushidikanya ko hari benshi bavuye mu mubiri, abandi bari kuba barizwa mu bitaro, ariko twe kuba turi hano ntabwo ari kubw'imbaraga zacu, ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana. Nitya tuvuga ati amen, agiye uvuga wishimye cyane kuko hari uri mu bitaro udashoboye kurambura ururimi rwe ngo rube rwakweguka, yifuza kuba yavuga ariko ntabashe kuvuga. Twebwe nitya tuvuga ati amen, agiye uvuga amen rwose. Tunabitekerezaho cyane ubwo ati se iyo Mana yampaye umwuka ndi guhumeka nta kiguzi, hari uri muri bomboni arimo kongorerwa umwuka umuntu usa n'ishimye. Tugiye dutekereza ibyo byiza Imana iba yaduhaye, no turangiza tuyihimbaze, tuyikorere twishimye cyane. Reka mbere yuko dutangira tubanze twishyire mu biganza by'Imana. Uhoraho Mana yacu, tugushimiye kuri Imana nziza, Imana itwitaho, Imana iduhora hafi, urera urahambaye, izina ryawe rirakucyubahiro. Tugushimiye yuko abanye natwe kuva mu gitondo tugeze muri amasaha turi bazima, tuhimbarizwe data. Biri imbere rero ni data, ariko ndazi neza ko uri bufashe imitima yacu, turinde kugira ngo twihimbaze no kurangara, turinde dayimoni no kugira ngo ahanagure ibyo twize, ahubwo ingabo zawe ziganze muri amateraniro, maze ibyo ushaka n'ibyo ukunda bize kutubaho, tukwambusha mu izina rya Yesu. Kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka, kugaruka kwa Yesu rwose ni ihame ridakuka. Yesu araje, si byahanuwe ntibyasohoye, byahanuwe byose byarasohoye, ahubwo turi mu minsi y'inyongera. Amagambo nashatse ko twiganaho, umutwe w'amagambo wacu uratubwira ukwihana nyakuri. Kwihana nyakuri, abafite Bibiliya turebere hamwe muri Luka, aho turi buze kubona igitekerezo cya Zakayo. Zakayo twese situzi igitekerezo cya Zakayo, turaza gufatanya rero kugira ngo tubashe kumva neza. Nubwo ibyinshi biba byaravuzwe, ariko ijambo ry'Imana rikora ari rishyashya mu matwi yacu, kandi duhora dufite inyota n'ubushake bwo kugira ngo twumve ijambo ryayo. Ntabwo rijya rimenyerewe kugeza igihe Imana izagarukira tukajya mu ijuru. Ijambo ryayo rizahora ari rishyashya. Kandi twese tugende muri Luka, igice cyaho cya 19 turi buze gusanga Luka 19 bya Zakayo. Zakayo tumuzi biki? Zakayo yubahaga Imana. Muri kunyumva nafashe mikoro? Zakayo yari umukoresha y'ikoro, yubahaga Imana, ntabwo yari azi Imana. Byari bimeze bite? Yari mugufi. Urakoze cyane. Ibyo muvuze byose nibyo. Zakayo yari umukoresha w'ikoro. Zakayo yari umugabo mugufi. Ahubwo Zakayo yashatse kugira ngo ashake Imana, ashaka kugira ngo amenye ibya Yesu, kandi Zakayo yaje guhinduka. Zakayo yashatse guhinduka, nubwo yari umukoresha y'ikora abantu bose bamwanga. Muri karitiye bavuga ngo urana umunyabyaha, yambura abantu, akora ibidakiranutse. Ariko muri bamwe bamuvugaga, mu by'ukuri nabo hari abatari bagira gute, batari bakiranutse, bari bafite ibyaha birenze ibya Zakayo. Zakayo rero dukomeze turebe, dusome. Yesu agera i Yeriko arahanyura,
nuko harimo umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi yari mugufi. Zakayo yari mugufi kandi ashaka kureba Yesu, ariko kubera ubugufi bwe ashaka ikintu yakora kugira ngo arebe Yesu amugereho. Zakayo yarakomeje aragenda yurira igiti cy'umuvumu. Zakayo mu bantu benshi aratanya, ariko Yesu aramubona. Yesu abona umutima wa Zakayo, uburyo ashaka kumumenya, uburyo nubwo ari umunyabyaha ariko ashaka kwihana nyakuri. Zakayo yaragiye yurira igiti, maze Yesu amubwira ngo iki? Zakayo, ururuka ku uyu munsi ndi bugenze ute? Ndi burari wawe, agakiza kaje mu nzu yawe. Amena, amen. Zakayo ubwo ngubwo abantu baravuga se, uriya munyabyaha, uriya muntu wambura abantu, uriya muntu ukora ibiteye isoni, ariko ni gute Yesu yajya kurariho? Ni gute Yesu yajya mu nzu y'umunyabyaha? Ahubwo tuzi neza ko Yesu ataje kureba abakiranutsi, ahubwo Yesu yaje kureba iki? Abanyabyaha. Ntukajya wumva ko uri umunyabyaha ruharwa ku buryo Yesu ataza mu mutima wawe. Numwemerera ukumva ko ukeneye kwihana nyakuri, Yesu azaza, kandi izuba ryo gukiranuka nakurasira, nibwo uzatangira kwihana, uvuga ati burya naratambikiriye, ariko ningaruka mu nzira nzababarirwa. Tuya twumva ko dufite ibyaha birengeje, ahubwo tuye twumva ko twumvishe uwo mutima w'icyo cyaha, nitwumva ko dufite kuza imbere y'Imana na izatubabarira. Nubwo waba uri umunyabyaha ruharwa, ntabwo yaje gupfira abanyabyaha, ntabwo yaje kureba abakiranutsi gusa. Turakomeza isomo ryatanzwe n'umubwiriza ati, nubwo twese twakoze ibyaha twashikiriye iki? Ubwiza bw'Imana. Twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana, ariko Yesu yaje nk'icyungo cyacu kiduhuza n'Imana. Imana iradukunda, ntabwo yashatse kugira ngo duheranwe n'icyaha, duhere muri ubwo bubata bw'icyaha, ahubwo yemeje gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo asekureba abo bose batabashije kuba bakwegera Imana. Iza nk'icyungo cyacu kiduhuza n'Imana. Amena. Rero tujye twumva ko Yesu ari umwami n'umukiza wacu. Nitumwemera, tukemera ibyo atubwira, tugakurikira inzira ye, nta kabuza tuzagera ku bugingo. Simbukire mu Baroma igice cya 5. Mwahageze mu gice cya 5 umurongo 18. Se ninda twibutse insanganyamatsiko dufite uyu munsi. Insanganyamatsiko ya Mifemo. Mugambiriye iki? Mifemo General. Mugambiriye iki? Twiyemeje kugenda nk'intore z'Imana mu biganza by'Imana. Amena. Amena. Sinzi utakwifuza kugenda nk'intore y'Imana kandi ahagaze gitwari. Hari utabyifuza ra? Turi mu minsi ya nyuma, iminsi y'imperuka. Imana ishaka wowe musore kugira ngo ihagararire, ureke gukora ibyo Imana idashaka, ahubwo kugira ngo ujye muri bya bindi bidahesheje Imana icyubahiro. Wiye ko wagiriwe amahirwe yo kumenya Imana, wikorere kandi wumva ko uhagaze gitwari, maze nuyisaba imbaraga ntabwo isigera igutererana, izakongera imbaraga kandi izakubahisha aho ujya hose. Reka tujye dusaba Imana twongerere ubutwari no kwihagararira no kwivugira, aho kugira ngo dukore ibiteye isoni. Twageze mu Baroma, ni nabo hageze ngo hadusomere twihuse. 5:18. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Amen. Amen. Nubwo twakoze ibicumuro tugacibwaho iteka, ariko Yesu yaraje akiza ibyo byaha byose twakoze. Yesu atubera incungu, Yesu atubera byose. Se Yesu uri mugira inshuti?
ese ujya ufata umwanya mu buzima bwa buri munsi ugatekereza impamvu wabayeho? Nubwo twakoze ibyaha twashikira ubwiza bw'Imana, ariko Imana yaduhaye amahitamo, duha amahitamo yo kumenya inzira nziza ndetse n'inzira ijyana kurimbuka. Se wamenye iyo nzira nziza ujya ukora iki? Nk'urubyiruko hari abana benshi baba bataragiriwe amahirwe yo kuvukira mu muryango w'abakristo, cyangwa se ngo baragiriwe amahirwe yo kubona papa wawe na mama wawe bakubwira ati jya gusenga, ariko abo bana bakagira inyota yo kuvuga ati ni gute namenya Imana? So abana ntibafite agahinda ubona uvuka mama wawe ntabwo ari umukristo, papa wawe ntabwo ari umukristo, ariko wowe wagiriwe amahirwe ukinangira ntukore ibyo gukiranuka kandi waratojwe inzira ukiri umwana mutoya. Yavuga ngo menyereza umwana inzira nziza azarinda asaza atarayivamo. Amen. Ameri anamenyereza Ameri inzira nziza, ubona nubwo yakura akihitiramo ariko afite icyo yakoze. Reka rero twebwe twagiriwe ayo mahirwe yo kuvukira mu muryango iz'Imana, tujye tubera abandi icyitegererezo, maze batwerere nk'imbuto nziza kugira ngo tubabere iki? Umuvumo. Bajya bavuga ati uriya muntu nubwo twakoze ibyaha twashikira ubwiza bw'Imana, ariko namwigiraho iki? Yego ntabwo waba nkawe, ariko yakubera urugero rwiza. Hari agatekerezo tugarutse ku indirimbo ya 62. Umuhimbyi w'iriya ndirimbo yavukiye mu muryango ariko ntabwo yari azi Imana, ntabwo yari azi iby'Imana. Noneho iriya ndirimbo Yesu ndagukunze rwose twakongera tukayiririmbana nk'igice kimwe wenda. Iriya ndirimbo ijya imfasha cyane. Hari igihe ujya ubona ikintu avuga se iyi ndirimbo yahimbiwe iki? Turimbane nk'igice kimwe basi ya 62. Nagira ibyo mvuga tumaze kuririmbaho nibura igice kimwe. Yesu ndagukunze rwose bakinaga théâtre cyangwa se inkinamico. Noneho ubwo yagendaga amuherekeje kwa muganga, papa yarwaraga indwara y'umutima, arangije buri muntu wari hanze y'ibitaro. Aho uwo muntu yari afite kwizera, uwo muntu yari afite amahoro, yari afite umunezero. Arangije aramwegera aramubaza ati se kuri aha ngaha imvura izuba bikakwica
ntaho kubugira kandi nkaba mbona wishimye nta kibazo bigutwaye. Uwo muntu aranyisha aramubwira ati nubwo ndahangaha ariko hari umugabo witwa Yesu, si neza ko igihe kimwe azavana ahangaha kandi niyo mahoro mfite, niwo munezero mfite. Nubwo ndahangaha ariko hari abakire benshi mfite ndusha amahoro. Sinari abakire benshi baba bafite ibya mirenge ariko nta mahoro bafite, bagahora bahangayitse ati inzu yanjye amafaranga barayajyana, ariko wandi yari afite amahoro nubwo yari iki yari umukene. Umugabo arushaho kumwegera aramuganiriza maze arangije aragenda, ntihagira icyo avuga. Ese aramaza se turiya muntu umeze guriya wamwegereye mukagirana ikiganiro, urabona muri mu rwego rumwe? Sinajya abaho kumva ko twakwikuza twakize turi kubona ntabwo twavugisha uriya muntu yanatwanduza. Ariko umugabo yicishije bugufi, aho ngaho niho yakuye Yesu, arangije aragenda. Igihe yageraga kuri tere, igihe cyarashize, igihe yageraga kuri tere atekereza ya magambo wa muntu bamubwiye ati Yesu atanga amahoro, Yesu iyo umugize ugira umunezero. Arangije aravuga ati se uwo Yesu ko yambwiye ati kumubona nuko nigomwa ibyo mfite narangiza nkamukurikira nta kintu na kimwe ntekereje uretse ibye nde Yesu. Maze igihe ari kuri tere arangije baramubwira ati se waza ugakina nk'ibisanzwe. Umugabo arangije aranga, baramwihorera. Maze igihe hari haciye igihe arangije aratangira araririmba ati Yesu utagukunze rwose ndakwihaye, Yesu zanjye zose mbi nsanze uko zingana, ni wowe mukiza wanjye, maze ngenge nkoresha uko ushoboye hose. Maze umuntu arangije umukene wa wundi abantu bose babonaga bakumva ko atari umuntu, abayihanishije iki igikomangoma. Maze igikomangoma kimenya nde Yesu uzajye gukiranuka. Ako kanya agakiza gataha umutima we. Guhera ubwo arangije arahindukira, areka ibyo yari afite byose, ibyo yari atunze byose arabireka, arangije akurikira nde Yesu. Ese nawe wumva ukeneye Yesu mu mutima wawe? Ese nawe wumva nta mahoro ufite? Amahoro ari nde? Ari Yesu. Reka tujye dusaba Imana maze iturasire, iduhindurire imico yacu, maze abajya batubona bakajya bavuga ati uriya muri karitiye barakwise izina runaka, maze bajya bakubona bakubonemo ikindi kintu, maze babone warahindura ibizina. Yavuga se ari amahoro uriya muntu afite ayakura he? Ariko batazi ibanga. Wihanishe bamwe bitewe n'uko bagize ute bakubona. Twagiye mu isomo ryacu ry'ubusozi, ntabwo ndi bubatindire. Isomo ryacu risoza turarisanga mu Migani 28. Migani 28. Twahageze umurongo wa 13. Wihisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Wihisha ibicumuro bye ntazagira ute ntazagubwa neza. Burya kino kintu ni ikintu gikomeye, kubona ushobora kugenda ukavuga ibyaha byawe. Ubona nubwo bajya bavuga ngo icyaha cyakorewe mu ruhame cyaturirwa mu ruhame, icyakorewe mu bwihisho kikaturirwa mu bwihisho, ariko biba bigoye kuba wagenda ukagira ute ugasaba imbabazi. Biba bigoye cyane, ariko iyo ufite Yesu wajya gukiranuka ugasaba umwuka wera akabigushoboza, ukora iki? Urababarirwa kandi ukagira n'imbaraga zo kujya kugira ute zo kujya gusaba imbabazi yaho wakora ibyo byaha. Rero twekwiye twishyira hejuru, ahubwo Imana ishaka abantu bacisha bugufi kugira ngo nabo bazagira ute bazabona ijuru. Ntabwo uzajya mu ijuru ucyumva ko wishyira hejuru, ahubwo igihe uzumva ko uri hasi cyane. Ntabwo ngabo Imana ishaka, abantu bicisha bugufi, abantu bakurikiza ibyo Imana ishaka, ntabwo ngabo ishaka. Reka tujye twumva ikosa kandi twumve ko dukwiye kwihana iki nyakuri. Imana ishaka twebwe kugira ngo twihane nyakuri, bitari ibya nyirarureshwa bakundi uvuga ngo ndihanye ariko bitavuye ku mutima. Reka tujye twumva ko tubabajwe n'icyaha, tube nka Zakayo. Zakayo yamenye ko ari mubi, Zakayo yamenye ko ahemukira abantu, ariko Zakayo yaje kugira ute yaje kwihana, atanga ibyo yari afite byose akurikira Yesu, atitaye ko abantu bamubonaga muri karitiye bamubonaga, ndetse bakanabwira Yesu se ugiye muri rwa rugo rw'uriya munyabyaha ruharwa. Ariko abo ngabo bizera ko ari abakiranutsi nibo banyabyaha, ariko wa wundi uzi ko ari umunyabyaha akemera akihana ibyaha bye,
akavuga ati mana cokondi nta kindi cyankiza usibye amaraso uyu mwana wawe yasheshe ku musaraba. Reka twese twakire Yesu nk'umukiza wacu, maze ku iherezo tuzabona ubugingo buhoraho. Ibyo mbambarije, ibyo mbasabiye, nanjye nisabira Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Senge. Data mwiza, urakoze kutwumvishe, wakoze kutwigaragariza. Hari kuba habayeho ikibi hagati yacu, ako watubanye nk'Imana, turizera neza ko dufashijwe n'Imana. Tweretse rero abatabashije kugera hano, kubane nabo, usange imitima yabo, wihumurize, ndetse n'abarwayi ubarinde kugira ngo bihebe bumve ko bari bonyine, maze ubegere ubereke kuri Imana, ubereke kukiza, nubwo utabikora ako kanya ariko uzabikora Data. Turakwiragije ngo bana natwe, gahunda zose z'uyu munsi ziyoborwe nawe, zigengwe nawe, ku buryo nidusoza amateraniro turi basima ku mugoroba tuje gukomeza isabato, nabwo uraba uri kumwe natwe, tubane kandi turinde ibishaka n'ibyo ukunda nabyo biza kutubaho. Urakoze kuko uganje mu mitima yacu, izina rya Yesu. Amen.